Mwiriwe neza muraho. Ubusanzwe nitwa Benimana Emmanuel. Uyu munsi rero tuje kubabwira ubusobanuro bw'izina ryitwa Immaculée. Immaculée ubundi rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini Immaculatus, risobanura utariho inenge cyangwa utanduye, cyangwa umuntu ufite umutima utunganye, uwo niwe bita Immaculée. Utanduye utariho icyaha, risobanura ubuziranenge cyangwa kwera n'ubutungane. Ibyo nibyo bisobanura izina Immaculée. Mbese Immaculée, abantu bitwa Immaculée abenshi barangwa n'iki? Abantu bitwa Immaculée bakunze kurangwa n'umutima mwiza n'impuhwe, ukunda amahoro n'ubumwe, bakunda kwitegereza mbere yo gufata icyemezo. Ni ukuvuga ngo iyo bagiye gufata icyemezo banza bakitonda bagatekereza bakabona gufata icyemezo. Bagira indangagaciro z'iyobokamana. Bijyanye n'iyobokamana nyine ubona bafite indangagaciro z'iyobokamana n'imico myiza. Kandi bakunda kuba ari inyangamugayo, bagakunda ukuri. Rero ba Immaculée rikaba rihuzwa cyane n'izina ryitwa Mariya, kuko bose ni ibijyanye no kutandura. Abantu bitwa ba Immaculée ni abantu bafite umutima ukeye, abantu b'abanyampuhwe, abantu bakunda amahoro n'ubumwe, abantu nyine muri make batarangwa n'ikizingara. Ni abantu bera, ni abantu b'ubutungane, bagira umutima utagira icyasha. Abantu ba Immaculée rero turabasuje cyane kandi mukomereza aho. Murumva ko iri zina ari ryiza cyane, ni nayo mpamvu tubabwira tuti mujye mwita abana banyu amazina meza, kuko akenshi yagiye abakurikirana. Murumva ko n'ibiranga ba Immaculée bitewe n'uko ndinasobanura akenshi nabo ni ko baba bitwara. Mukomeze kugira umunsi mwiza.